idushyikiriza. Iyi mpano rero nishimye ry'aba babyeyi byoroshye, ariko nishimye ry'aba babyeyi turabashimira cyane ko batureze neza. Ni njye mfura y'iwacu, agakurikiraho uyu nguyu Ivete, agakurikiraho Dora, bucura bwacu ni so. Turabashimiye cyane ko besheje umuhigo. Ni ibintu bitoroshye, atari papa atari na mama wawe kurera abakobwa 4 ukanabashyingira bakubaka, ni ibintu bitoroshye. Iyi mpano rero turagira ngo tuyibashyikirize tuyipfunduye imbere y'uruhame rw'abantu bangana gutya, mubone ishimwe twabateguriye. Murakoze. Murakoze. Ababyeyi bacu twabageneye impano, ababyeyi bacu twabageneye impano nk'abantu batureze igihe kirekire. Ni ukuri bakoze ibintu bikomeye cyane by'indashyikirwa. Nanjye nifuje kukimuha mpagararanye n'umukwe wabo. Murakoze cyane. maze munyemerere ntaza kongera kubasaba amashyi, dore ko amashyi y'amasabano nta kintu ageraho, kandi mu ndinda amashyi aturagurika nk'utugori. Nihaza kuba ari make muze kuyongera, kubera yuko yo ngabo nkankorera fagitire nkashaka ukuntu nayongera dukurikije ibintu aba bakobwa barimo barakora. Mukoma amashyi, uyu munsi ni uwabo, igisamodi ni iyabo, nicyo cyabazinduye. Aya mashyi ni muyakome rwose, dutegereje impano. Aka ni agaseke kare gapfundikiriwe aba babyeyi. Aya mashyi ni muyakome rwose, muze kundinda kuyabasaba cyane. Babyeyi rwose, ngiki icyo abakobwa bababikiye iminsi yose, imyaka mwabareze. Iki ni igikombe rwose, babyeyi nimwakira igikombe. Impano twabageneye ni iyi ngiyi, twifuje kubaha iki gikombe. Ni ibintu bidasanzwe, ni n'ibintu bikomeye kurera abana utigeze ubyara, ukabarera kuva mu bwana bwabo. Aba babyeyi baturinze kugwa mu ziko, baturinze kunyagirwa n'imvura, ababyeyi baturinze kwicwa n'inzara, ababyeyi batubereye ababyeyi bidasanzwe. Turagushimira, batubereye papa hano hari hakomeye, batubereye byose, nta kintu twakuburanye. Twagize imico myiza ku bw'aba babyeyi, twarariye turanywa turahaga, twarambaye bihagije, badutoje inzira y'agakiza, tumenya Kristo nk'umwami n'umukiza, baturinze kwandagara. Turabashimiye rero mama Yafeti, turagushimiye bidasanzwe kubwo kuba twari 4 twese turubatse. Uwa 3 wari usigaye nawe twasenze Imana, dushimiye Imana ko twesheje umuhigo. Ibintu bidasanzwe kurera abana utabyaye. Soso nubwo tumushingiye yaraniza, arashoje, afite diplome. Turabashimiye rero. Ndasaba bene mama twasibere rimwe imbere y'aba babyeyi twita mama ndetse tukanabita data, begere hino duciye bugufi mu byubahiro mugombwa, tubashyikirize rino shimwe rwose. Banyegere tubashimira imbere y'aba bantu. Ni ibintu bidasanzwe, ariko turabashimiye, mwarakoze. Duciye bugufi imbere yanyu. Nukuri ibi bintu bikora bake, niba abantu bangana gutya. Abashimiye cyane, murakoze rwose. Imana y'amahoro yagura imbago zanyu, ndetse urugo rwanyu ntiruzaburemo abana, urugo rwanyu ntiruzaburemo ibyo kurya, kandi muzakomeze uyu mushinga wo gufasha imfubyi, muzakomeze uyu mushinga wo gufasha abatishoboye. Mu byubahiro byanyu mwakire kino gikombe.